Igitondo cyiza wese mu gukanda subscribe na utarayikanda umwanya n'uyu amakuru noneho abaye menshi mu ikipe ya Murera, amakuru arisukiranya iyi Murera, iyi Rayon Sport yaza mwajya he? Ibibazo muri Rayon bisizweho umusozo, bibonewe igisubizo, birarangiye. Rayon bite? Rayon bite? Rayon bite? Munyandikire ngo o Rayon niwo dukunda. Aba Rayon bamaze igihe bafite agahinda gakabije, bababaye, tubabaye, mubabaye, bitewe n'akavuyo, akaduruvayo, kutumvikana, kudashira hamwe, kudatahiriza umugozi umwe kwari kuri muri Rayon Sport. Abashize hamwe nta kibananira, niyo mpamvu accordingly ku bubi n'ubwiza iyi kipe si ya Tadeyo, ikipe si ya Paul Muvunyi, ikipe si ya kanaka, ikipe ni y'Abanyarwanda. Iyo byanze tayari hari icyo kigomba gukorwa kugira ngo bumvikane. Umukuru w'igihugu ariyiziye mu ikipe ya Rayon Sport. Ibibazo bibonewe iki igisubizo? Abakinyi batangiye kuganirizwa intwaro ziremereye. Iyi Rayon Sport iragera kure hashoka. Iyi Rayon Sport muyitege ninga ryavura ihoze, ariko akaba ari ryo ryotsa inzu. Ninga wa musore utazi gutereta mu kanya ugasanga yateye abagore 12 inda. Iyi Rayon Sport igiye kubereka icyo bita ibikorwa, igiye kugenda irimbura kamwe kibaye namba, ubwo nutubazo iturimbura burundu, iturandurana n'imizi yatwo, isigare yera ari mutongoro. Tugiye gukora icyo bita gutotora Rayon Sport, akantu kamwe ku kandi, duhereye mu buyobozi buhari, ama breaking news y'abakinyi bashakwa na Rayon Sport. Ese amafaranga arava he? Kuki bibaye ngombwa ko inzego nkuru z'igihugu zifata umwanzuro wo kwinjira muri Rayon Sport nyuma y'igihe gito aba basaza basubiranye ikipe yabo, kugeza uyu munsi itaragira ibyishimo ihereza Abanyarwanda? Kuva bano basaza basubirana Rayon Sport, nta byishimo Rayon Sport iraha Abanyarwanda. Rero bishizweho akadomo. Byari bifite icyo bita question mark, katika mobile question mark. Uyu munsi wa none bishizweho akadomo, birapfundikiwe. Aya ni amatsinda yigendera. Iyi ni Murera, igikaka, igikanu cy'imfizi, isaro ry'Inyanza. Mwese mumbwire ngo twatangira, dutangire, duhere muri transferi, duhere muri Rayon Sport indani mu buyobozi, duhere ku bururu bw'abareyo miliyoni zisaga 42 hafi aho. Ubururu bw'abareyo bwatanze bimeze bite? Ubundi twinjiye noneho turamanutse. Iyi ni Murera, igikaka, igikanu cy'imfizi, isaro ry'Inyanza, mana Rayon. Twagiye rero. Murabizi ko muri Rayon Sport harimo umwuka utari mwiza wo kutumvikana hagati y'uruhande rwa Tade n'uruhande rwa Paul Muvunyi. Inteko iratumizwa, Tade ati simbikozwa, kuko Tade azi karamutse agiye muri iyo nteko yahita yeguzwa. Kavuga ati ibyo simbikozwa, natumiye yangira amanuka, kwa naratumiye yangikamanuka, namwe mukamushaka kumanura, ntibikunda. Iyi Rayon Sport iri ku bitugu byanjye, ngomba kuyibyimba uyu mwaka mukareba itandukaniro. Nyuma y'ibyo nkoze nimusanga atari byiza muzabone mutumiza izo nama zanyu, ariko uyu munsi wa none ntibikunda. Abasaza bahamagaye Perezida Tade arababwira ati rero mwihangane havemo Rayon Day. Uyu munsi wa none niba Tade ababwira ati mwihangane Rayon Sport banze ikine imikino nyafurika, ntabyo nzi.
barababwira ati mwihangane shampiyona izatangira kuri 12 z'ukwa cyenda, ntabyo nzi. Ariko Tade njye mufata nk'umuperezida wakabaye ayobora Rayon Sport. Niba ashobora gufata ku ikofi ye agahereza uwo bita Pavel Inzira ifaranga, akamubwira ati ba wicaranye no faranga isa n'isaha urasinya Rayon Sport, ariko no Pavel Inzira werekanwe ku itariki 15, werekanwe ku itariki 15. Hamaze gukorwa imyitozo guhera kuwa mbere jusqu'à maintenant kugeza kuwa gatanu, yerekanwe. Rio Day yabaye kuwa gatanu, ibyari kuba byose byari gukemurwa muri weekend, wenda no kuwa mbere kuwa kabiri amafaranga bakayabona, tukaba turi kubona intwaro. Ariko uyu munsi wa none biteye agahinda kuba Pavel Inzira wasinye ikipe ya Rayon Sport ajyamye ahantu mu mashuka y'umweru, atarakandagira kuri tapi vert y'ikibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya Rayon Sport hari mu Nzove. Kandi twibukiranye ko vuba aha imikino yenda gutangira, haba imikino nyafurika, haba shampiyona, ari ku muzamu bafata kari uzaba wa mbere muri Rayon Sport uzabanzamo. None aha tuvugana yijyamiye mu mashuka, ategereje ngo ko amafaranga yo bayuzuza. Ese ndibaza, iyo ufashe umukinnyi ukamuhereza igice kandi mwabonye amafaranga mugatinda kuyamuha, ibi byose biragaragaza kudashira hamwe muri Rayon Sport. Ariko tukanashimira Tade we uvuga ngo aho kugira uyaducike aje muri polisi ya Kenya, reka uyu mutipe tumufate tumugumane azaba umunyezamu uhoraho mu ikipe ya Rayon Sport, ushobora kudufasha mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa imyaka 2. Tureke iyi Rayon Sport yagera kure agafata miliyoni 5 akaba zimuhaye, akaba hagishakishwa ndi, nayo ni intambwe ikomeye cyane. Niba mu bibazo Rayon Sport irimo umugabo nga Tade ashobora gukura miliyoni 5 ku mufuka akavuga kame nguhaye ubugumye hano kugira ngo utazaducika, icyo ni ikintu gikomeye. Bamwe bakamushinja bakavuga ati wagiye ugiye kuzana sheke ngo dusinyishe Musengo Tansele, ugenda ugiye kuri telefone birangira udutaye hano turaseba. Cyokoze icyo ni ikintu kibi Tade yakoze, ufata abasaza nga ba Paul Muvunyi bagiye kwishura umuntu ukabata mu nama ukabasiga hariya. Ngiye ntago twazongera kuvugana muvandi, kuko nanga agasuzuguro n'igicya nacyo cyose. Toroshinda ritunga buri hamwe, buri muntu tumureba inengeye, iyo nyamiboze tuyikureho, mwambara inyamansha mushire hamwe muyoborereyo. Reyo iri mu bwumvikane, faranga riraboneka, twikomereza. Iyi murera rero, ibyo rero byagiye bibabaza aba bayobozi. Baravuga ati dupange n'umuntu tugende tuje kwishura umukinnyi, batume sheke, umuntu asohoke kuri telefone agenda agiye koko, ati ni jamais tota, ntibikuna ntibishoka. Ibyo birakubita birarangira. Ndi kugira ngo mbone imbaraga zo kubinjiza mu transfer. Musengo Tansele wemeraga amafaranga make miliyoni 15, ubu ngubu arimo arakora test hara mu gihugu cya Kenya kugira ngo yemere kumanuka mu ikipe ya Rayon Sport, arimo araki 20,000 bro, ni hafi miliyoni 29 zuzuye ahubwo. Wumva icyo kintu, wumve icyo kintu. Ibi rero bikaba birimo biratera ikibazo gikomeye cyane ikipe ya Rayon Sport. In this way, ikipe ya Rayon Sport ntabwo bikunda ko ibaho bitanyuze mu nzira nzima. Niyo mpamvu rero ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwinjiye muri iki kibazo cya Rayon Sport, buravuga ngo kino kibazo kigomba
gukemurwa accordingly. Iyi kipe si yawe, si ya Paul Muvunyi, si ya kanaka, si ya kanaka, si ya kanaka, ni y'Abanyarwanda, ni ikipe y'igihugu. Rayon Sport nyuma y'Amavubi, Rayon Sport niyo ikurikiraho ikaba ikipe y'igihugu bro. Nyuma y'Amavubi, Rayon Sport niyo kipe y'igihugu, kuko abaturage ni leta, leta ni igihugu. Rero niba Rayon Sport ari ikipe y'Abanyarwanda, egari ko ari ikipe y'igihugu y'abene gihugu, rero niyo mpamvu utagomba kuza kuyikoramo ibyo ushaka, uyita iyawe, uyifata nk'akarima kawe k'igikoni. Ibibazo rero bimeze ute? Inteko rusange igiye kuba uko byagenda kose, barebe icyo babwira Tade, bamubwira ati guhera uyu munsi uri perezida wa Rayon Sport, ariko uri anda y'amategeko y'uru rwego. Niyo mpamvu ibyo dushaka gukora nk'ubugenzuzi nka audit biba bigomba kuba igihe cyose tubishakiye, tugakora audit, tukaza tukamenya ngo umutungo w'Abanyarwanda urimo urakoreshwa ute mu zihe nzira, kugira uyu munsi batazire turuva bameze nka APR batigeraga bakorera audit, bakisanga barahombye za miliyoni na za miliyoni, hafi amamiliyari, bitewe n'uko bizeye umuntu. Uyu munsi wa none niba abantu bose bari muri Rayon Sport hafi y'amafaranga ari abakozi ba Tade yizaniye ku giti cyiwe, nta nubwo bashobora kwizera ko amafaranga yose ashobora gukoreshwa mu buryo bwiza. Paul Muvunyi baramubwiye turamutse uvuye muri Rayon Sport waba ugenge ikirwari. Ntabwo umugabo nyawe ahunga ibibazo, arahagarara agashikama agahangana nabyo. Abareyo bagufite b'icyizere, bagutegerejeho buri kimwe, bazi ko uri muri Rayon Sport ihagaze neza yagera kure, bazi ko uri umukapo, umusaza w'ifaranga. Reka gutererana abana, reka gutererana igihugu aho kigukeneye. Nuko uwari wasezeye muri Rayon Sport yagarutsemo. Rero bino byose nibimara gushirwa ku murongo, Rayon Sport irahita ibona miliyoni 180 ziturutse mu mufuko wa Paul Muvunyi, umupapa w'umukapo muri Rayon Sport, amanura ipinda Rayon Sport igura abakinyi miliyoni 90 cyangwa se miliyoni 50 barutahizamu batahe mu nzove. Nuko gahunda zimeze ni ikipe ya Rayon Sport. Ariko akaba ari uruhande rumwe ngo rwagiraga inama Tade, rumubwira ati niwemera iyi nteko, bano basaza ari abanyefaranga, twakoresheje ubutasi nk'ubwo muri Mossad, ntago bizakunda, bazakurambika hasi, bazakurindimura, bazakurangiza. Na Tade yabyumva ko kakumva ararangiye. Ibi rero byamaze gushirwaho umuco. Tade inama ya arayemera uko accordingly uko byagenda kose, bitewe n'inzego zabimanutsemo, ibyareyo bigende ku murongo. Twazamutse rero 11 n'abazungu, ariko ntibaraba abazungu buzuye, mureke twe kwibesha. Kugira ngo 11 b'abazungu niko mubona umwataka uvunderezamo ibitego, sibyo? Kugira ngo 11 buzure niko hiyongeramo nibura abakinyi bagera kuri 3 n'umunyezamu, ari mu munyezamu icyo twagishize ku ruhande. Aho niho mubona 11 b'abazungu, naho uyu munsi wa none ntago baraba abazungu banyabo. Baracyari abazungu mu mutwe, ariko ntago bari kwakoresha neza. Ntago ni kwa kuntu ufite impano ariko itarafunguka. Umutoza Afami ya Rotifi namara gushira ibyo byose ku murongo, kuko ntago yize gutoza ikintu kimwe, systeme zose yakaba yiza zimetiriza zizi neza. Iyi Rayon Sport turayibona igeze kure hashoboka, irakubita za Singida ngiyunyuguza. Iyi ni Murera, igikaka, igikano cy'imfizi, isaro ry'Inyanza. Izo ntwaro nizimara kumanuka muri Rayon Sport, transfer barahita bazifunga ngo miru, niko bari bufunge transfer.
nubwo Wasiri yatebeje akavuga ko APR yatsindwa na Rayon Sport, ariko APR ihagaze uko ihagaze nonaha, Rayon Sport ihagaze uko ihagaze nonaha, mureke twibwize ukuri ng'abareyo dushobora gutsindwa. Niyo mpamvu rero muri Rayon Sport ibibazo bigomba kujya ku murongo bikabonerwa ibisubizo, Rayon Sport ikiyubaka mu buryo bwose bushoboka. Nuko gahunda zimeze, nuko byifashe tayari Rayon Sport ibyayo ku murongo. Murakoze cyane rero, iyi yari Hot News, ikinyamakuru cya mbere kibagiza amakuru yizewe, ikipe mukunda muri benshi, ikipe y'Abanyarwanda, igikaka igikano cy'imfizi, iyo nta yindi ni Rayon Sport. Nsoreza kuri iki kibazo, uri umureyo wa nyawe ukaba utarakanda subscribe, wiyita igihuha pe. Sawa rero, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha utagabanyije. Thank you very much.